ibintu byaberanye muri show business. Umuhanzi witwa Platini nicyo cyatumye tumuhamagara, umva uburyo atubwiye uburyo budasanzwe cyane. Umuhanzi bita Platini muramuzi cyane muri Dream Boys, yaramenyekanye akora indirimbo Shumureta, indirimbo zikunzwe cyane mu Rwanda, muri Afurika, muri Tanzania, Zanzibar. Ni umuhanzi wamenyekanye cyane, agiye gukora igitaramo rero nicyo cyatumye tumuvugisha. Kiri ku kwezi kwa gatatu, of course kuri 30, ku itariki rero 30 z'ukwa gatatu nibwo n'umuhanzi Platini P wari uri mu itsinda rya Dream Boys agiye gukora igitaramo kizaba kirimo abahanzi batandukanye, ndetse n'ibindi abandi bahanzi bazwi cyane bamaze kumenyekana, cyane cyane ko yatumiyemo cyane aba upcoming nibo yagarutseho cyane kuko ashaka kuzamura abana bagifite impano. Uyu mugabo rero maze kumuhamagara ambwira ukuntu bizaba bimeze, n'amagambo arimo aragenda amuvugaho atari meza, avuga ko yatandukanye n'umugore we. I like that. Platini we yansubije ko ibintu bamuvugaho bitandukanye n'uko ateye we ubwe. Of course, what I like. Uyu mugabo rero Platini namaje tse Platini ko bavuga ngo atandukanye n'umugore bituma usohora iriya ndirimbo bita Icupa. Why? Uyu mugabo yambwiye ngo si cyo cyatumye asohora ino ndirimbo bita Icupa, cyane ko byari ibintu yafatiye plan. Just was the planning. It was a planning and just I was have to do what I'm planning. Ni ibintu narapanze, just nagombaga gushyira mu bikorwa. Banyarwanda mutinyuke, don't take anything without something good. Wifate ibintu uko bitari. Platini we yavuze ko iriya ndirimbo muvuga ngo Icupa ngo yayituye umugore we bitewe n'uko amaze gutandukana. No, yavuze ko iriya ndirimbo yayikoze as planning, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo ko indirimbo imeze neza, igize amashusho meza, twarayivibinze abakunzi b'Agacupa. Ntekereza ko ari indirimbo mwakunze cyane. Ikindi kirenzeho yavuze ko agiye gusohora indi album nshyashya izaba ihagaze neza cyane, azaba arimo anayivugaho n'icyo gitaramo afite ku itariki 30 z'ukwa gatatu 2024. I'm telling you the truth. It's a one and only gentleman. Stand in the building. And I like that. Just one must ibintu very clear cyane mu buryo bumwe se cyangwa ubundi cyane kabisa. Kanda kuri follow just one munsi ku munsi. I like that.